Umuriro w'Imana wamanutse muri Kigali. Abantu bazaza biteguye kubona Imana mu buzima bwabo. Abantu bazaza biteguye, tuzaza twiteguye guhura n'Imana. Imana imukoresha mu bimenyetso n'ibitangaza bikomeye cyane. Abapfa amatwi barumva, abatavuga. Thank God again this evening for the life of your President, His Excellency, President Paul Kagame. Shimi Imana kubw'ubuzima bw'umuyobozi wanyu nyakubahwa Perezida w'igihugu Paul Kagame. I want to speak on behalf of those of us from West Africa. Ndagira ngo mvugire abaturuka muri Afrika iburengerazuba. I want you to know that you're a man loved and admired. Ndagira ngo amenye ko ari umugabo dukunze kandi twishimiye cyane. Not only by the coming visitor and his ministry, but by the whole of Ghana. So umuyobozi wacu gusa umwishimiye n'abashyitsi bacu bazaza ahubwo Ghana yose. Murakoze cyane. Kigali. Tubonye amahirwe adasanzwe kuba tugiye kwakira umukozi w'Imana ukomeye cyane, Evangelist Doug Howard Mills, uturutse muri Ghana. Uyu mugabo w'Imana ubyaroroshye abantu bashobora kumukurikira kuri social media, ariko ndifuza kubatumira banyarwandakazi bakozi b'Imana, namwe mwese mukeneye kubona Imana mu buzima bwanyu. Uyu mukozi w'Imana, Imana yamushyizemo ubutunzi bukomeye, kumara imyaka myinshi akora ibi biterane mu isi hose. Ubu rero Imana yamwohereje ku Rwanda, yamwohereje mu mujyi wacu wa Kigali, yamwohereje Muhanga. Ndifuza guhamagara abavandimwe aho muri hose b'Abanyarwanda kugira ngo iyi minsi 3 y'imbaraga 22, 23 na 24 cyatumye nshima nyakubahwa. I think I should even have done more. I should have stood up in respect of him. Nakabaye mpagarara nkamushima mu byubahiro. Because I told you I've traveled around this country. Nababwiye yuko nakoze ingendo nyinshi muri iki gihugu. I'm also a civil engineer. Ati mu busanzwe ndi umwenjeniyeri wabyigiye w'umwubatsi. So from all these areas, rero mpereye kuri ibi byose nagiye mbona, I can see the good work that he's doing for his people. Nabonye umurimo mwiza yakoze mu bantu, yakoreye abantu abaturage bo mu Rwanda. I can see his love for this country. Urukundo akunda igihugu cye. I see his provision. Uburyo abitaho. I mean, every part of the country seems to have everything you need. Iyo ugiye mu turere twose ushobora kuhasanga ikintu cyose waba ukeneye. It's not like that in other countries. Uko siko burya bimera mu bindi bihugu. And I've been coming in and out of this country for some time. Kandi nagenze mu Rwanda inshuro zitandukanye nyinshi. Every time I come there's change. Burukonje mu Rwanda mpabona Every time I impinduka. come there's development. Iterambere ukuje uraribona. There's progress. Hari kujya mbere. There's security. Mutekano. There's order. Hari gahunda. You don't just do what you want. Ntabwo ukora ibyo wishakiye. And as you comply, ariko iyo ukurikije amategeko, everything, life is so easy. Ubuzima burakorohera. I see a country flourishing under a good leader. Ndabona rero igihugu kirimo kugenda gitera imbere kigubwa neza gitoha kubera ubuyobozi bwiza. And it's not a common thing. Si ikintu rero kimenyerewe. And since we started coming here in 2018, kuva rero ubwo twaje mbere muri 2018, one of the only reasons I know that we keep on coming in and out, impamvu ituma dukomeza kuza twinjira dusohoka and going about what we do, ndetse tunakora inshingano zacu z'ivuga butumwa, is that we are not in contravention to what the good leadership of this country wants for its people. Nuko tutabusanya n'iby'ubuyobozi bw'igihugu bwifuriza abaturage babo. And he's the one that I'm grateful to. Rero ndabishimiye cyane umuyobozi nyakubahwa. I think even this is an understatement. Ndetse sinaba mbivuze neza nkuko bikwiriye. But we thank God so much for him. Ariko mu byumve ngo dushimiye Imana kubwe. And we admire him. Kandi turamwishimira. When I was leaving, igihe nasubiraga iwacu in early August and coming to Kigali, mu kwa munani ntegura kugaruka, the evangelist said, Kapos, umuvugabutumwa ari nawe wamwohereje yaramubwira ati Kapos, do your best. I know we are going to have a good crusade in Kigali. atuzakora uko ushoboye, ndabizi ko tuzagira igiterane cyiza i Kigali.
but I will be very happy if I get to meet His Excellency. ariko bizanezeza tunabashe no guhura na nyakubahwa perezida w'igihugu. He admires him so much. Aramwishimira cyane, aranamukunda cyane. You can see from his writings on books on leadership. Uzarebe n'ibitabo bye yanditse bivuga ku buyobozi. That most of the good examples you see of leaders. Ingero atanga z'abayobozi beza muri ibyo bitabo bye. When you are walking in this country, you see them. Iyo ugiye muri iki gihugu uhita ubona ishusho yabyo. A good leader builds. Umuyobozi mwiza agira icyo yubaka. Leaves an inheritance. Asiga umurage umuyobozi mwiza. Cares for his people. Yita ku bantu be. He's able to make people do things. Ndetse abasha no kwankuraje abantu gukora ibintu. Communicates with his people. N'umuntu ukomunika asangira amakuru n'abantu be. Icyambere n'umugabo w'inararibonye. Avuze ko no mu myaka arakuze. Imyaka yenyine amaze mu murimo w'Imana ubwayo irahagije kubera experience afite. Cyo ni ikindi kintu gikomeye kuri jewe personnellement n'ubuzima bwe bwo gusenga. Urwego ariho umugabo w'Imana ari ku rwego rukomeye cyane. Akandaza kukavuga munahita mukumva. Yankoze ahantu hakomeye kubera ko uko umuntu akomeza kuzamuka mu ntera hari ubuzima, hari ibintu bigenda bimucika. Mu bintu bimucika ni amasengesho. Simvuze mu buzima bwe bwihariye umuntu akomeza gusenga. Ariko intego nyamukuru ni croisade, ni ivugabutumwa duhuriyeho nk'umubiri wa Kristo, ni ivugabutumwa duhuriyeho twese nk'abantu bizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu turi kumwe n'aba bashyitsi bose bagiye kubanza kutwibwira hanyuma tuze gukomeza muri flow. Nitwa Julienne Kabanda, ndi umushumba wa Grace Room Ministries na GB Revival Assembly. Yes. I'm Bishop Kwame Ampofu from Ghana, also known as Mugisha Kapos. I'm the crusade director for Evangelist Dagiwad Mills. Yes, avuze yuko yitwa Bishop Kapos, mu Rwanda bamuhaye izina Mugisha, akaba ari we uyobora igiterane cya Evangelist Dagiwad Mills. Aturuka muri Ghana. Nitwa Nkuranga Ronald, nkaba ndi umushumba itorero Light Gate Church hano mu Rwanda. God bless you. Mazina yanjye nitwa Pastor Emmanuel Rutunda, aba umuyobozi n'umuvugizi w'umuryango wa Campus of Christ mu Rwanda, aba ndi chairman muri crusade mubyitegure. Murakoze cyane. Nitwe dushoboye kuba kuri pano, ariko turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana nubwo batari hano imbere, ariko turi hamwe nk'umubiri wa Kristo hano mu Rwanda. Njya ku ntego nk'uko Gedeon yarabibajije. Twicajwe hano n'umurimo ukomeye cyane. Bibiliya iravuga muri Hosea, Bibiliya iravuga ngo kubw'umuhanuzi Imana yacunguye ubwoko bwa Isirayeli ibukura mu buretwa bwa Egypt ibujyana mu gihugu cy'amasezerano. Igihe cyose nuko umutima wanjye wizera, igihe cyose Imana ifite ikintu igiye gukora gikomeye, yaba mu gihugu, yaba reka mvuge mu gihugu, ikoresha umuntu. Kuko tubibona mu mateka ya Bibiliya, Imana ikoresha abantu. Biratangaje ko ijya gukiza Israel nk'igihugu yakoresheje umuntu. Ikoresha Mose kugira ngo abe ari uhagarara kugira ngo ishyanga rya Israel rive muri Egypt
mu buretwa bari barimo. Imana ikoresha umuntu murabizi. Aha rero turabifata nk'amahirwe akomeye cyane nk'u Rwanda nk'igihugu kwakira uyu mukozi w'Imana, umuprofeti w'Imana, umuhanuzi w'Imana, yitwa Doug Howard Mills. Ni umugabo w'Imana, mumenye imyaka myinshi, mukurikira personnellement ku giti cyanjye, naramukurikiye igihe kirekire, n'ubu ndacyamukurikira. Afite ibiganiro byinshi acisha ku mbuga nkoranyambaga byatumye mumenya. Ubwo ndavuga agiye ku giti cyanjye, yubatse ubuzima bwanjye mu buryo ntashobora gusobanura. Hari amasengesho bakora buri gitondo yitwa Flow, nkurikira kenshi cyane, yagiye amfasha mu bihe bitandukanye. Ibiterane bye navuga ngo ni bikeya, ntakurikira, niyo ntakurikiye ndongera ajya gushakisha kugira ngo mfatirane. Ni umugabo urinze ubuhamya, ni umugabo Imana ikoresha mu buryo bw'ibitangaza, miracles bitandukanye kandi biri, reka ngoreshe iri jambo, bitari byo gushakisha, bitari byo gupfundikanya. Aho mu Kinyarwanda murahita mubyumva, ntabwo arimo gupfundikanya. Ni umugabo w'amasengesho, ni umugabo ufite ikirere cy'umwuka gifungutse, niyo mpamvu anyenspira mu buryo butandukanye n'ubundi. Ni umugabo w'Imana. Nkimara rero ugiye kumva n'abandi bakozi b'Imana bafite umwanya, nkimara kumva iki gikorwa navuze ni wow, mbega amahirwe u Rwanda rugiriwe, mbega amahirwe ngiriwe, mbega amahirwe nk'umubiri wa Kristo. N'abataramenya Kristo, aha turababwira tuti ni amahirwe akomeye cyane kuza kubana natwe muri iyi minsi idasanzwe Imana yohereje umuhanuzi wayo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Now, ubwo nari nshatse gusobanura impamvu y'iyi press conference, impamvu yo kwicara hano kugira ngo tushobore kumenyesha abanyarwanda hirya no hino ku bw'iki gikorwa gikomeye cyane kiri spirituel cy'uyu mukozi w'Imana. Izi crusades zigiye kuba muri iki gihugu cyacu muri uku kwezi. Turimo turavuga ikintu gisigaje iminsi mikeya cyane kugira ngo kihabe. N'amahirwe adasanzwe kwakira evangelist Doug kuri uyu mujyi wacu hano i Kigali no muri Muhanga. Yes, ndaza guhita nakira flow niba hari cyangwa mbanze nakire n'abakozi b'Imana bagira icyo tumuvugaho, then tugende muri batari byo byiza, tuze kujya muri mu bibazo bitandukanye. Yes. Murakoze Pst.Julienne, nitwa Ronald Nkuranga nkuko nabivuze pardon. Nk'abandi mu board member cyangwa se kuri conseil ya kino giterane cyangwa se iyi ministeri yitwa Healing Jesus Campaign. Uyu mugabo rero by'umwihariko namumenye muri 2011 nibwo nabashije kumenya Evangelist Doug Howard Mills binyuze muri materials ze. Ndavuga ibitabo, ndavuga amakasete, nari mu mahanga icyo gihe. Hanyuma iza kugira ubuntu rero bwo kujya aho batuye cyangwa se aho bakorera umurimo w'Imana, nubwo bari ku isi hose, ariko ndavuga aho icyicaro cyabo gikuru kiri muri Accra muri Ghana. Mwaka wa 2014 ngiye gusa nk'abandi bakozi b'Imana bafite inyota yo kwiga ndetse no kumenya. Kuva icyo gihe rero nashobojwe kujyayo buri mwaka nkurikirana ministeri ye. Ni umukozi w'Imana, navuga nk'uko yarabivuze Pst.Julienne, w'intangarugero, ufite ikirere cyiza gifungutse kandi koko ubyaye n'abantu benshi mu murimo w'Imana. Yahamagawe ku myaka 25, ariko ubu ni umugabo w'imyaka hafi 60, akaba akorera umurimo w'Imana mu mihamagaro hafi 5 yose, kuko ni umwigisha, yanditse ibitabo benshi murabizi by'abakozi b'Imana, akaba ari umuvugabutumwa evangelist nk'uko kino giterane turimo kukiganiraho, akaba n'umushumba uyobora amatorero
amaze gutangira amatorero 6,000 ku isi, akora mu bihugu 95, yimitse abamusenyeri ababishops bayobora ayo matorero 120. Rero ni umuntu w'icyitegererezo, ni umugabo vraiment ubona ko kuba agiye gusura igihugu cyacu it's a rare blessing, no mugisha udasanzwe. Nkaba rero ndi hano n'abagenzi banjye kugira ngo nanjye ntanga iyo témoignage, ariko kandi nanavuga umumaro ukomeye cyane yagize umurimo we wagize mu buzima bwacu, mu murimo dukora wo gushumba abantu ndetse n'ivugabutumwa muri rusange. Bishop Daga rero kumuvuga ntabwo twabisoza, ariko nongere nsoze mvuga nti ni umugisha udasanzwe kuba tugiye kumugira mu Rwanda asura igihugu cyacu. Yatanze impano zikomeye, ndibuka ejo bundi mbere muri covid yatanze ibitabo ku bakozi b'Imana, paki y'ibitabo 60 bisemuwe mu Kinyarwanda. Niyo mpano ya mbere nabonye umukozi w'Imana yaha abandi bakozi b'Imana, ipaki 3,000 mu turere 15 two mu Rwanda. Ipaki imwe yari ifite agaciro k'600 by'amanyarwanda. Urabona rero umutima w'ukuntu wagutse, umuntu ufata hafi miliyoni 2 z'amadolari akaziha abanyarwanda kugira ngo abashumba bashobore kwiga umurimo w'Imana, kuyobora ivugabutumwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ndumva rero nabangarukiye aho, nshimira umugisha Imana iduhaye kuba turi hano kuri ya meza kugira ngo dutanga ubuhamya kandi tunavuge urwego rw'uyu mugabo ndetse n'uburyo ari impano ikomeye ku gihugu cyacu. Murakoze. uko nababwiye nitwa Pastor Rutunda Emmanuel, abayobora umuryango munini wa Campus Christ au Rwanda, ariko ikintu shima Imana ni ukubona ko uyu mugabo yaje hano muri iki gihugu. Nagiriwe amahirwe yo kujya kumukurikira muri Ghana mu 2019, hati yateranije abapasiteri barenga ibihumbi hafi 10 baturuka mu bihugu bitandukanye mu bice binini byose by'isi. Mbona ukuntu afite ubuhanga n'impano Imana yamuhaye, izo mpano 5 zose z'intumwa, z'umwigisha, z'umuvugabutumwa, z'umuhanuzi, zose zikora kandi agakora mu buryo bw'ubwenge n'ubwo Imana yamuhaye imukoresha. Nge naravuze nti Imana, uyu muntu icyava akaza mu Rwanda, ariko Imana yagize neza aza kuza mu Rwanda. Ariko bisa nkaho abantu batari baniteguye, akorera Huye na Musanze, ageze hano yagiye kurwibutsa aravuga Imana imukora, avuga nta kindi gihugu nshobora kuba nashobora gufasha atari igihugu cy'u Rwanda, imushaka umutima u Rwanda. Tugeze baravuga ati uko byamera kose icyo nshaka u Rwanda ni igihugu Imana yashize ku mutima, ndumva nshaka kugira ngo ngaruke. Abipangira aho ngaho muri 2 yari yamaze gupanga ko agomba kuza gukora igiterane, byose byamaze gukorwa ariko koronije byose isa nk'ibishize hasi. Noneho arababwira ati nyuma ya corona nigabanuka nta kibuza ngomba kuza mu Rwanda. Kuri nge nabonye ari nk'igisubizo cy'Imana kuri iki gihugu cyacu, kuko ubundi dukora ibiterane binini, tukagura ivugabutumwa mu Rwanda hose, ariko twari tumaze hafi nk'imyaka irenga 6 nta giterane gikoranya abantu benshi hano mu Rwanda. Noneho na nyuma ya corona aho ibintu byinshi byabaye bisa nkaho bigiye hasi, ivugabutumwa abantu bakabigwamo, abantu benshi bagacika intege. Ndavuga nti ni Imana isubije abanyarwanda kugira ngo dusubize intege, yongere n'ibyiringiro, kandi itorero ry'Imana ryongere ryubaka. Icyo nasanze cyo afite gisumba ikindi muri vugabutumwa rye, akunda ubumwe cyane bw'umubiri wa Kristo, ko ashira amatorero hamwe yose atitaye kuri doctrine, ntacyo kugira ngo bose bagire umutima umwe. Bibiri tubwira ngo uko bose baba umwe, Yesu yavuze ngo bose bamwe kuko ndi umwe na Data n'Umwuka Wera. Noneho gushyira abantu bose hamwe kandi none bagakorera hamwe, afite umutima kugira ngo abantu bamenye agakiza, ku buryo mu mateka nasomye ko mu marikodi y'ibiterane yagize hafi miliyoni 10
bakiriye agakiza mu isi yose yavuze akaba anabuvuga. Ndavuga nti Imana nta kindi twakwifuza kubona umuntu ngo ni umugisha ukomeye cyane kugira ngo akore. Ntabwo ari ibyo bikorwa gusa akora by'ivuga butumwa kugura n'ibindi bikorwa bifasha community, kuko yashinze umuryango witwa Help for Helpless ufasha babandi bose batagira uko bifashije, ugera ku bintu byinshi n'ibitaro n'amashuri. Nasubiye n'amashuri yagiye akora guhugura abakozi b'Imana rwose kwa anakazo. Ibigo bikomeye. Ikintu kindi nabonye ni umuntu afite kugira ngo umuntu wese yabuke. Nageze iwabo nsanga ari we muntu bafite na tele ya golf. Nagezeyo nsanga hano n'ahandi hose bazi golf, kuko ari abakire b'abaherwe badashobora kuba bakwegera. Noneho abantu b'Imana bo nta muntu uyikina, ariko rero turayishyizeho kugira ngo abantu bose bamenye ko bashobora gukina golf. Noneho n'abakozi b'Imana bagakorana n'abandi kumenya ko sosiyete yose bayifasha. Nsanga rero yuzuye mu bintu byinshi kandi ari urugero rwiza kugira ngo rwose aze mu gihugu cyacu. Kandi noneho ko yatangije n'ibikorwa kugira ngo impano afite n'amavuta afite muri uru Rwanda niba tuzabifata Imana ikatugira neza n'umugisha ukomeye cyane. Kandi ndabyiringira ko rwose tuzaba duhawe umugisha kuri uyu mwaka n'ibihe bizaza. Amen. 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 Yes. Barakoze cyane. Ndumva bavuze point za ngombwa cyane kugira ngo dushobore kumenya uyu mukozi w'Imana Evangelist Dag. Nk'uko twari twabisobanuye, aka kantu ndashaka mukumve cyane kandi muzagashimangire. Ni umugabo w'Imana, ni umugabo w'Imana, ariko ndatekereza ko amagambo Pastor Ronald n'umukozi w'Imana Rutunda bavuze, murumva ko ari amagambo akomeye cyane, bita bikwereka umutima we, bita bikwereka uburemere aha n'abapasteur. Ndashaka mwumve amafaranga bashyizemo kugira ngo basemure ibitabo mu Kinyarwanda, bakora ibitabo biri bufashe abakozi b'Imana. Miliyoni zirenga 2 z'amadolari ageneye abashumba gusa mu Rwanda kubaha ubwenge kugira ngo izo zari impano. Ahari uyu mukozi w'Imana Bishop Mugisha araza kuduciramo, bagiye mu turere n'uturere batanga ibitabo mu bakozi b'Imana nk'impano. Ntabwo bigeze bishyura cyangwa hagira ikindi kintu dukora. Byerekana ko ni umutima urenze wo gutekereza kuri twebwe Abanyarwanda. Yagize umwanya w'abashumba, si n'ubwa mbere aje mu Rwanda, ni ukuvuga ngo aragarutse nanone. Ntekereza ko iyi tour noneho tugomba kumwakirana uburyo dushoboye bwose, yaba abakozi b'Imana, yaba abapasteur, kubibwira intama zacu tuyoboye, intama tuyoboye mu churches, yaba niyo mpamvu ivuga abanyamakuru namwe tubize kuko nimwe mugeza hirya no hino ibikorwa byiza nk'ibi, kugira ngo uyu mukozi w'Imana yakirane, amenye ko Abanyarwanda bamukunda kandi bari tayari kumwakira. Harimo ibikorwa bitandukanye bizahaba, harimo ibikorwa by'abapasteur bazagira umwanya udasanzwe, yaba muri Muhanga na hano turaza kubicamo, ariko hakaba na croisade noneho nyirizina. Crusade izaba amatariki 22 kugeza kuri 24 aha muri stade hano i Nyamirambo. Niho tuzagira imigoroba kuri tapi rouge guhera saa 10 z'umugoroba. Aha rero ndaza guhita mpana abakozi b'Imana kugira ngo namwe flow irafunguye, niba hari ibintu mwabaza cyangwa tubanze duce mu bikorwa byose azakora then muze kubaza. Byaba byiza. Yes, mu ncamake igikorwa cya mbere numva navuga ni crusade nyirizina izabera kuri tapi rouge
Nyamirambo, 22, 23 na 24. Iyo ni iminsi 3 idasanzwe tudashobora kuburamo. Umwe atumira undi, dutumire ko dushoboye, dukoreshe platforms zitandukanye. Bakozi b'Imana b'abanyamakuru, mudufashe kugira ngo uyu mukozi w'Imana abone urwo rukundo kandi ijambo ry'Imana rigere kuri benshi. Ikindi gikorwa kidasanzwe kizabera Muhanga tariki 19 kugera kuri 21. Iyo nayo ni iminsi ya crusade. Izabera i Muhanga guhera saa 10 z'umugoroba. Ariko hari umwihariko noneho w'abashumba. Pastors i Muhanga noneho bazahura tariki 20. Ayo n'amasaha ya mu gitondo. Hanyuma pastors muri Kigali tuzahura 23 amasaha ya mu gitondo. Yes, ndumva ariyo information dufite kugeza ubu. Turaza guhita tubaha kugira ngo mutubaze. Amasaha y'abashumba ni mu gitondo 7 saa moya za mu gitondo kugera saa 6. Kwa zade saa 10 kugera aho Imana izaturekurira. Yes. Thank you, Pst.Julienne. It's a great privilege to address Rwanda. Namahirwe mpawe yo kubagezaho amagambo make uyu mugoroba ndetse mwebwe abanyamakuru. And allow me to read from this prepared speech. Reka rero ibyo mvuga mbere hanaho nabyanditse. I want to thank God again this evening for the life of your President, His Excellency, President Paul Kagame. Shimi Imana kubw'ubuzima bw'umuyobozi wanyu nyakubahwa Perezida w'igihugu Paul Kagame. I want to speak on behalf of those of us from West Africa. Ndagira ngo mvugire abaturuka muri Afrika iburengerazuba. I want you to know that you're a man loved and admired. Ndagira ngo amenye ko ari umugabo dukunze kandi twishimiye cyane. Not only by the coming visitor and his ministry, but by the whole of Ghana. Si umuyobozi wacu gusa umwishimiye n'abashyitsi bacu bazaza, ahubwo Ghana yose iramukunda kandi iramushima. I am Bishop Kwame Ampofu. Nitwa Bishop Kwame Ampofu. Known around this place and by Rwandese pastors as Bishop Mugisha. Ariko abanyarwanda banyita Mugisha Kapos. I'm the senior campaign director for Evangelist Dagiwan Mills. Nkabandi director mukuru ushinzwe gutegura igiterane hano mu rwego rw'igihugu. Dr. Dagiwan Mills is a Ghanaian minister of the gospel and international best-selling author. Dr. Dag Heward Mills ni umukozi w'Imana uzwi ku isi kandi wanditse ibitabo byinshi cyane byagiye bihabwa abantu kandi byaguzwe cyane. He is a medical doctor as well. Ni n'umuganga wabyigiye and a statesman. Kandi ni umugabo ukunze igihugu, umuyobozi mu gihugu cyangwa se uri patriotic mu gihugu. He's the founder of the Lighthouse Chapel International Churches. Watangije amatorero yitwa Lighthouse Chapel International ku isi hose. Now known as the United Denomination. Uyu munsi ayo matorero yibumbiye mu cyo bita United Denomination cyangwa UD cyangwa se amatorero ahuye. Originating from the Lighthouse group of churches. Amatorero akomoka muri iryo torero rya mbere ryabo ryitwa Lighthouse Chapel International. With churches in all the continents of the world. Bafite amatorero mu migabane yose ku isi. And also a mission here in Rwanda. Ndetse bakagira n'umurimo hano i Kigali mu Rwanda. In December of 2018. 2018 mu kwa 12 in collaboration with pastors from Huye Musanze, afatanyije n'amatorero yo muri Huye ni Musanze, we successfully staged 2 of these events in Rwanda. Twagize ibiterane nk'ibi by'imbaraga mu Rwanda icyo gihe Musanze ni Huye. After that good experience here in Rwanda, nyuma yo kugira ibyo biterane rero, God put a love in his heart for the country. Imana yashyize Bishop Dag urukundo muri we urukundo Rwanda, and he took it upon himself to translate his books. Afata inshingano icyo gihe yo gusemura ibitabo. It's a whole library of 64 titles.
ni library cyangwa se ni inkoranya bitabo hafi 60 yashyize mu ipaki. He translated it into Kinyarwanda. Abisemura babishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. And each set is about $600. Buri paki yose yafashe hafi amadolari 600 cyangwa $600 But he y'Amanyarwanda. decided to invest it into the lives of the church of Rwanda. Ariko afata icyemezo cyo gushora ubwo butunzi mu bashumba cyangwa mu bayobozi bayobora amatorero hano mu Rwanda. So in the year 2020, umwaka wa 2020 in October, mu kwezi kwa 10 at the height of the lockdown, igihe hari zaguma mu rugo nyinshi cyane, but we could still travel internationally. Ariko icyo gihe twabashije n'ubundi gusohoka tugenda mu mahanga. He sent me here on a mission Ati yanyohereje mu murimo to bless the church with these books. kugira ngo mpeshe umugisha amatorero mbahe bino bitabo. I had the privilege of meeting pastors in 18 different districts. Nagize rero umugisha wo guhura n'abashumba mu turere t'u Rwanda 18. From Changugu to Rubavu to Burera, Musanze, Byumba, aho hose, Nyagatare, Kayonza, Wamagana, Kirehe, Nyamata, Huye. We traveled all over and put into the hands of pastors from all denominations these wonderful books. Ata hose narahigereye ubwanjye mfata iyi mpano nyishyikiriza mu biganza by'abo bakozi b'Imana abarepresentare gari bose bahagarariye amatorero yabo. And the pastors received these books with joy because you have very few Christian literature in Kinyarwanda. Abashumba bishimiye kwakira bino bitabo kuko n'ubundi hari ibitabo bikeya bya gikristo hano mu Rwanda. Rero byanejeje abakozi b'Imana. Some of the books included model marriage, loyalty and disloyalty, church administration, those who forget, the mega church, the art of leadership, and the good general, amongst others. Ibyo bitabo rero birimo nk'igitabo cyitwa ubushako rw'icyitegererezo, kuba umuntu wizerwa mu murimo, umujenerale mwiza, ibitabo bijyanye n'ubuyobozi n'ibindi bitandukanye byose biri muri iyo paki y'ibitabo 60. It is his desire to once again collaborate with the various legally recognized Christian forum and denominations in Kigali to stage a similar event and pastors and church workers conference from Thursday the 22nd of September to Saturday the 24th September near Nyamirambo Stadium, Tapi Rouge. Kubw'ibyo rero yifuje kongera gutegura iki giterane akoranye n'amaforum cyangwa se imiryango ya gikristo izwi hano mu Rwanda ndetse n'amatorero kugira ngo bafashe uyu mukozi w'Imana gutegura igiterane giteguwe kuri Tapi Rouge muri kuno kwezi kwa Nzeri itariki 22 kugeza ku itariki 24 hazaba ari kuwa 4 kugeza kuwa 6. I want to thank the city of Kigali Atinagira ngo nshimire umujyi wa Kigali rero giving us the permit to have this wonderful program here in Kigali. Kuduha uruhusa rwo kugira ngo tubashe kugira iyi programme iki giterane dufite umwidege twisanzuye hano muri Kigali. Now the period of 22nd to 24th September, that is next week Thursday to Saturday, is going to be a period of strange and peculiar blessings for residents of Kigali and the thousands of people who flock from all the provinces for this coming divine visitation. Ati rero guhera ku itariki 22 kugeza kuri 24 muri uku kwezi kwa 9 hariya kuri Tapi Rouge Nyamirambo hazaba ari igihe cyo gusurwa n'Imana no kwakira umugisha udasanzwe. Rero abantu bazaba baturutse imihanda yose baje kwakira umukozi w'Imana, kumva ijambo ry'Imana, kwakira agakiza ndetse no kubona imirimo Imana ikora. Without controversy, one thing is common in these meetings. Kimwe mu bintu takwirengagiza cyangwa se utadiskitaho biranga kino giterane bino biterana kunze gukora. The blind see, impumyi zirabona, the lame walk, ibimuga the biragenda, deaf hear, amatwi abafite ubumuga bwo kumva barumva, those who are paralyzed become healed, ababaye paralize barakira bakagenda, and the preaching of the pure word of God will deliver the minds of thousands who will come to hear
God's word kandi preached. ijambo ry'Imana ridafunguye ririgishwa kandi rigaha abantu gusobanukirwa ndetse no kubona imirimo y'Imana mu buzima bwabo. The campaign is called Healing Jesus Campaign Iki giterane cyitwa Yesu ukiza because Jesus assured the evangelist kuko Yesu yabwiye uyu muvugabutumwa that he has never changed. ko Yesu atigeze ahinduka. He's still going about doing good to people. Aracyagenda hose agira abantu bose neza. And everywhere he goes Kandi aho agiye hose and preaches the gospel of salvation, akabwiriza ubutumwa bw'agakiza. there will be salvation, healing, deliverance for those who come for these 3 wonderful nights. Hajya habaho kwakira agakiza, imirimo n'ibitangaza by'Imana n'ibimenyetso no kubohoka ndetse no guhindurwa kubera uwo murimo w'ivugabutumwa uyu mukozi w'Imana akora. The evangelist, who's also a best-selling author, as I said earlier on, Nkuko nabivuze uyu mugabo n'umwanditsi wanditse ibitabo byinshi. will have a one-day pastors and leaders conference Azagira umunsi umwe hamwe n'abapastori abayobozi b'amatorero on the batandukanye morning of Friday, 23rd September, mu gitondo cyo ku itariki 23 z'ukwa 9 exactly 7 a.m. isaa moya zo mu gitondo. It will be in his church in Gahanga. Icyo giterane kizabera mu itorero yubatse hari Gahanga ry'icyitegererezo hari It's Gahanga called the Lighthouse Chapel International, Kigali. ryitwa Lighthouse Chapel International i Kigali. Beautiful state-of-the-art cathedral, Ni katedrale yubatse y'icyitegererezo and is complete and compliant with all the city bylaws. kandi yararangiye ndetse yujuje n'ibyangombwa byose bisabwa n'ubuyobozi. I wish to use this opportunity to extend an invitation to the general public Nkoresha amahirwe nanone ntange ubutumire ku badukurikira cyangwa se ku bantu muri busange to make it a point to experience these 3 awesome nights of powerful, life-changing sermons and incredible demonstration of the power of God kugambirira kubishyira muri gahunda kugira ngo muzaboneke muzagaragare muri iyi migoroba 3 y'igiterane gikomeye aho hazaba habwiriza ijambo ry'agakiza ndetse no kugaragazwa ko imirimo n'ibitangaza by'Imana, working through his servant evangelist Doug Mills. ubwo Imana izabikora biciye mu mugaragu wayo muvugabutumwa Doug Mills. I end my statement by expressing gratitude to the Rwandan government, Nsoze nshimira ubuyobozi cyangwa se guverinoma y'u Rwanda, the Religious Interfaith Council, nshimira ubuyobozi bwa mpuzamatorero RY'UKURI cyangwa se umuryango all the mpuzamatorero, Christian umbrellas and denominations imiryango yose, amaforum yose ndetse n'amadini atandukanye which are making this event possible. barimo kudufasha kugira ngo kino giterane kibashe gukorwa. I cannot end this by expressing my gratitude to Grace Room Ministries, Ngira ngo nanone sinasoza ntashimiye ubuyobozi bwa Grace Room Ministries. Pst.Julienne Julienne murakoze cyane. Thank you so much for this opportunity. Murakoze cyane rwa amahirwe. Imana uguye umugisha. Amen. I've tried. Ndagerageje quand même. Thank you very much. Murakoze cyane. Wow. For those who didn't understand what she said, she was asking that why the venue. She thinks Tapi Rouge is small, and I'm happy to hear such a concern. Atari arabajije bijyanye n'ahantu bahisemo gukorera niba hatazaba hatoya. But our first choice was Amahoro. Twari twagambiriye mbere na mbere shwa yacu yari gukorera kuri stade Amahoro. And it's under renovations. Ariko murabizi ko barimo kubaka. So then the other option was Nyamirambo. Ahandi rero ubwo hari Nyamirambo. But believe me, the Tapi Rouge packs in more people than Nyamirambo Stadium. Ariko nkuko twabyitegereje buriya Tapi Rouge na haruguru yaho burya hashobora kwakira abantu benshi kurusha n'abajya muri stade Nyamirambo. And if you consider the location of it, it's the best place for such a program. Kandi wareba na location yaho bijyanye na experience yabo yo gutegura ibiterane nka ibi ngibi bakumva ko haba haboneye mu kuhashyira igiterane mu gihe nk'iki. So a lot of life is coming to Nyamirambo. Ubuzima bwinshi rero bw'abantu buzazukira Nyamirambo. Good. Hari ikindi?
We open air events are always like that. ibiterane byo hanze iteka ryose nuko bimera. There's always the risk of the weather messing up your event. Hari amarisike nk'ayo afatwa. We are praying against that. Turasenga rero ngo Imana idufashe. And we are expecting people to defy the rains. Kandi twizeye ko abantu nabo bazarwanya iyo mvura cyangwa se bazihangana iyo iramutse iguye. We are believing God for good weather. Twizeye Imana ko izaduha ikirere cyiza. You know, the crusades are in the evening. Ibiterane bizajya biba nimugoroba. So if you take a typical day like today, ufashe nk'urugero rw'uyu munsi, you realize that it was wet in the morning, rain in the afternoon, but the weather is clear now. Mu gitondo byasaga nkaho hari imvura ariko urabona ko nibura mu gicamunsi nk'uko nimugoroba ikirere gisa neza. So we plan, but we are also men of faith as well. Turategura nk'abantu ariko nanone turi n'abagabo bakoze Imana bafite kwizera. When I say men, I mean men and women of faith. Iyo mvuze abagabo simba nkuyemo n'igitsina gore ndimo ndavuga abagabo n'abagore bafite kwizera. We are believing God that next week, starting from Sunday, the evangelists will be arriving on Sunday. We are believing God for good weather. Rero umuvuga butumwa azahagera ku cyumweru, turasenga Imana kandi twizeye ikirere cyiza. He'll be going straight to Muhanga from the airport. Azaba ava kuri aeroport akomereza Muhanga. Monday, Tuesday, Wednesday. Aho azakora umurimo kuwa mbere kugeza kuwa gatatu. We are believing for good weather in the evenings. Twizeye Imana kugira ikirere cyiza mu gihe cyane mugoroba. And then Thursday to Saturday the same. Hanyuma Kigali kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu bikamera bityo nanone. So I know we braved the rain before. Twigeze tuba mu mvura to watch soccer, dukurikirana umupira, twagiye mu makwese, to go for a visa interview, cyangwa se twagiye muri visa. And I just want you to know that this is a very special crusade. You can check it up online. Iyi ni crusade idasanzwe wanayireba kuri za online. Currently the man of God is in Madagascar as we speak. He's having a crusade. Arimo arakora ibyo biterane muri Madagascar. And I'm speaking especially to those of us who have problems. Ndimo ndavugana rero n'abantu bakuma bafite ibibazo, physical, ibibazo by'umubiri, byo mu bitekerezo, emotional, by'amarangamutima, spiritual, by'umwuka. Get your umbrella. Muzafate n'imitaka yanyu. Get your rubber shoes. N'inkweto za siporo. And just decide. Nako inkweto bote. That rain or shine. Muze mwiteguye ko imvura iramutse iguye nta kundi. You are coming for your blessing. Muzaba muze ariko icy'ingenzi nuko muzaza kwakira umugisha w'Imana. Thank you. Murakoze. Hari ikindi kibazo? Okay. I start? You start the line. Okay. Urakoze cyane Christian. So why did I thank you? Warubajije ikintu naba naramwigiyeho. Nibyo nari nahereyeho. Nimuza gucekinga kumureba online namwe ubwanyu muraza guhita mwiga ibintu byinshi. Ntabwo ari umuntu wakurikira igihe kirekire utaragira ibintu bikomeye cyane. Icyambere n'umugabo w'inararibonye. Bavuze ko no mu myaka arakuze. Imyaka yonyine amaze mu murimo w'Imana ubwayo irahagije kubera experience afite. Cyo ni ikindi kintu gikomeye kuri jewe personnellement ni ubuzima bwe bwo gusenga. Urwego ariho umugabo w'Imana ari ku rwego rukomeye cyane. Akandaza kukavuga munahita mukumva. Yankoze ahantu hakomeye kubera ko uko umuntu akomeza kuzamuka mu ntera hari ubuzima, hari ibintu bigenda bimucika. Mu bintu bimucika ni amasengesho. Simvuze mu buzima bwe bwihariye umuntu akomeza gusenga, ariko gukomeza kujya online ukondakitinga amasengesho uhita wumva atari ibintu bikureba ko ufite ubuzima bwihariye nawe n'Imana. Ariko uyu mugabo yankozeho cyane mu bintu byo gusenga. Ni ukuvuga ngo iyo flow navuze ni amasaha udashobora kubara, ari we uyoboye prayers, ni we uyoboye amasengesho. Muri izo nshingano nyinshi wumva afite abakozi b'Imana benshi nk'uko bibona bakorana nawe, yakaba yavuga ati wowe yobora prayers, wowe yobora iki.
ariko mu bintu yahaye agaciro gakomeye byankozeho biranyigisha ikintu gikomeye nuko gukomeza kwigisha isi ayereka ko gusenga ari priorite. Icyo kintu yaragikomeje cyane. So namwe nimvuga icyo urumva ko ari ikintu gikomeye ubwacyo. Yewe n'umugabo w'amasengesho, niyo mpamvu ubona afite ubuzima bw'ibitangaza n'ibimenyetso ahageze hose. Nuko ari umugabo uri muratoza abantu bakiri bato muri ministry nk'abatwebwe, agatoza abakuze kandi agaha agaciro ubuzima bushaka Imana. Iryo ni isomo rikomeye cyane ku mubiri wa Kristo no ku bakozi b'Imana. Hari ibintu tutareka dukomeza kugeza tuvuye mu isi. Urakoze cyane. Wonderful. Yes, to your question. Why did I say thank you to His Excellency? Ati rero nsubije ikibazo cyatumye nshima nyakubahwa. I think I should even have done more. I should have stood up in respect of him. Nakabaye mpagarara nkamushima mu byubahiro. Because I told you I've traveled around this country. Nababwiye yuko nakoze ingendo nyinshi muri iki gihugu. I'm also a civil engineer. Ati mu busanzwe ndi umwenjeniyeri wabyigiye w'umwubatsi. So from all these areas, rero mpereye kuri ibi byose nagiye mbona, I can see the good work that he's doing for his people. Nabonye umurimo mwiza yakoze mu bantu, yakoreye abantu abaturage bo mu Rwanda. I can see his love for this country. Urukundo akunda igihugu cye. I see his provision. Uburyo abitaho. I mean, every part of the country seems to have everything you need. Iyo ugiye mu turere twose ushobora kuhasanga ikintu cyose waba ukeneye. It's not like that in other countries. Uko siko burya bimera mu bindi bihugu. And I've been coming in and out of this country for some time. Kandi nagenze mu Rwanda inshuro zitandukanye nyinshi. Every time I come, there's change. Burukonje mu Rwanda mpabona Every time I impinduka. come, there's development. Iterambere ukuje uraribona. There's progress. Hari kujya mbere. There's security. Mutekano. There's order. Hari gahunda. You don't just do what you want. Ntabwo ukora ibyo wishakiye. And as you comply, ariko iyo ukurikije amategeko, everything, life is so easy. Ubuzima burakorohera. I see a country flourishing under a good leader. Ndabona rero igihugu kirimo kugenda gitera imbere kigubwa neza gitoha kubera ubuyobozi bwiza. And it's not a common thing. Si ikintu rero kimenyerewe. And since we started coming here in 2018, kuva rero ubwo twaje mbere muri 2018, one of the only reasons I know that we keep on coming in and out, impamvu ituma dukomeza kuza twinjira dusohoka, and going about what we do, ndetse tunakora inshingano zacu zivuga butumwa, is that we are not in contravention to what the good leadership of this country wants for his people. Nuko tutabusanya n'iby'ubuyobozi bw'igihugu bwifuriza abaturage babo. And he's the one that I'm grateful to. Rero ndabishimiye cyane umuyobozi nyakubahwa. I think even this is an understatement. Ndetse sinaba mbivuze neza nkuko bikwiriye. But we thank God so much for him. Ariko mu byumve ngo dushimiye Imana kubwe. And we admire him. Kandi turamwishimira. When I was leaving, igihe nasubiraga iwacu, in early August and coming to Kigali, mu kwa munani ntegura kugaruka, the evangelist said, Kapos, umuvugabutumwa ari nawe wamwohereje yaramubwira ati, Kapos, do your best. I know we are going to have a good crusade in Kigali. Atuzakora uko ushoboye. Ndabizi ko tuzagira igiterane cyiza i Kigali. But I will be very happy if I get to meet His Excellency. Ariko bizanezeza tunabaje no guhura na nyakubahwa Perezida w'igihugu. He admires him so much. Aramwishimira cyane, aranamukunda cyane. You can see from his writings on books on leadership, uzarebe n'ibitabo bye yanditse bivuga ku buyobozi, that most of the good examples you see of leaders, ingero atanga z'abayobozi beza muri ibyo bitabo when you are walking in this country, you see them. Iyo ugiye muri iki gihugu uhita ubona ishusho yabyo. A good leader builds, umuyobozi mwiza agira icyo yubaka, leaves an inheritance, asiga umurage. Umuyobozi mwiza cares for his people, yita ku bantu be, is able to make people do things, ndetse abasha no kwankuraje abantu gukora ibintu, communicates with his people. ni umuntu ukominika, asangira amakuru n'abantu be. Time will not allow me to continue. Umwanya ntiwanyemerera kugira ibyo mvuga. Thank you very much. Murakoze cyane. mubona hariya ni igiterane cyiswe Yesu ukiza. So it's all about Jesus.
rero intego ni Kristo Yesu. There's only one speaker. Hazaba hari umuvugabutumwa umwe. The speaker is evangelist Dag Heward-Mills. Umuvugabutumwa yitwa Dag Heward-Mills. And he'll be preaching about Jesus. Azaba abwiriza Yesu. When it comes, so he operates more as a healing evangelist in the evenings. Nimugoroba akoreshwa cyane mu gusengera abarwayi yamaze kwigisha ijambo ry'agakiza. But in the mornings, ariko mu gitondo, at the pastors and church workers seminar, muri gahunda y'abakozi b'Imana bashumba, he operates more as an apostle and a prophet. Icyo gihe akora nk'intumwa ndetse nk'umuhanuzi. Teaching pastors, yigisha abashumba, and strengthening the church. Ndetse anakomeza umubiri wa Kristo. And then stirring up Christians to work for the Lord. Ndetse anakangurira abakristo gukorera Imana. So I don't know of what he will preach. Sinzi rero icyo azabwiriza. But definitely whatever he's going to preach ariko icyo azabwiriza cyose will fall under one of these topics. Kizaba kiri gikubiye muri izo nsanganyamatsiko cyangwa se izo nyigisho. The Holy Spirit and the anointing, no gusigwa, church planting, uburyo bwo gutangira amatorero, church growth, gukuza itorero, loyalty and disloyalty, kuba umuntu w'umukozi Imana wizerwa kandi n'utizerwa aho bitandukanira, and any other thing that he feels led to teach by the Holy Spirit. N'ibindi umwuka wera azamuyobora kwigisha. The details of the program. Rero details z'igiterane. In terms of entertainment, mu bijyanye na entertainment cyangwa se n'imyidagaduro, the theme or the main driving force behind our mobilization is unity. Icyo tugamije ni ubumwe. So we are bringing all the churches together. Turimo rero guhuza amatorero yose hamwe. And so we have a mass choir. Dufite rero korali nini cyangwa se icyo bita mass choir of singers from various churches. Igizwe n'abaririmbyi baturutse muri ayo matorero yose arimo gutegura igiterane. Anglican Church, Torero ry'Abanglikane, Presbyterian Church, Presbyterienne, ADPR, so many other churches. Amatorero menshi. We mobilize them across 23 sectors. Twabamobilije hano muri Kigali baturutse mu mirenge 23. We are working towards having a very big mass choir. Rero turimo turakora tumobiliza kugira ngo tugire mass choir. The significance of not inviting other groups. Impamvu rero tumira ayandi matsinda y'abaririmbyi is to display the unity of the body of Christ through a mass choir. No kugira ngo twe twibande ku kugaragariza ubumwe bw'umubiri wa Kristo binyuze muri yo korale igizwe n'amatorero atandukanye. So as I said, it's just one speaker. Nkuko nabivuze rero dufite umuvugabutumwa umwe, Evangelist Dag Heward-Mills. Evangelist Dag Heward-Mills. Every evening from 4 p.m. buri mugoroba kuva saa 10. We hope to close before 8 p.m. Intego yacu ni ugusoza mbere ya saa 2. And for the pastors conference, it starts at 7 a.m. Hanyuma umunsi w'abakozi b'Imana abapastori ni saa 1. He can go up to 12. Hari ubwo yakomeza kugeza saa 6 z'amanywa. But it depends if the people listening are not tired or not. Ariko bizaterwa nuko abona abantu batarushye. And I can assure you kandi ababwiza ndagira mushimangire that you never get tired when you are listening to him. Nta muntu n'umwe ugira gucika intege yarimo gutega amatwi uyu mukozi w'Imana Bishop Dag. Amen. Amen. Maybe The venue. Aho rero for the pastors conference. Aho Yes. igiterane cy'abashumba kizabera. It's the Lighthouse Chapel International, Kigali. It is at Gahanga. Ni itorero ryitwa Lighthouse Chapel International rikorera hano Gahanga. If you are driving, iyo uri mu modoka, you pass Nyanza, uca Nyanza, heading towards Gahanga. Wegere Gahanga. You see there's a Meres station on your right. Hari station de essence The yitwa first Meres you see. Iyo Meres ya mbere. Opposite it, there's Oritz. Hanyuma iteganye niyo bita Oris. You just pass by it. Hari indi station. You go a few meters ahead. Yitwa Oris. Urayirenga iteganye na Meres yo station. Niba mbivuze neza. Hanyuma munsi y'iyo station
iteganye na Merezi niho iryo torero urisanga. You see a very beautiful cathedral over there. Uzahabona katedrale nini cyane y'umweru ihari yahubatswe. It's one of the things I'm grateful to your leaders for. Nicyo kintu nanone gituma nshimira ubuyobozi bwanyu mu Rwanda. Because under Rwandan leadership, kuko mu buyobozi bwo mu Rwanda, that's how our church is looking like. bijyanye n'uko u Rwanda rubyifuza. But when you come back home, ariko iyo uje mu bindi bihugu nk'iwacu, my church does not look like that. Itorero ryanjye ntabwo risa gutyo ryayoboye we. Because we don't have certain things governing us. kuko twe ntitugira cyane amategeko n'amabwiriza wenda or we don't have institutions set to make you comply. cyangwa se ibigo bikurikirana imyubakire mu rwego rukomeye. Once again, I thank God for Rwanda. Shima Imana rero nanone kubw'u Rwanda. Murakoze cyane. Kigali. Tubonye amahirwe adasanzwe kuba tugiye kwakira umukozi w'Imana ukomeye cyane, Evangelist Doug Howard Mills, uturutse muri Ghana. Uyu mugabo w'Imana ubu byaroroshye abantu bashobora kumukurikira kuri social media, ariko ndifuza kubatumira banyarwandakazi, bakozi b'Imana, namwe mwese mukeneye kubona Imana mu buzima bwanyu. Uyu mukozi w'Imana, Imana yamushyizemo ubutunzi bukomeye, kumara imyaka myinshi akora ibi biterane mu isi hose. Ubu rero Imana yamwohereje ku Rwanda, yamwohereje mu mujyi wacu wa Kigali, yamwohereje i Muhanga. Ndifuza guhamagara abavandimwe aho muri hose b'Abanyarwanda kugira ngo iyi minsi 3 y'imbaraga 22, 23 na 24 tuzabe turi kuri tapi rouge i Nyamirambo guhera saa 10 z'umugoroba kugira ngo tumenye icyo Imana yatwoherejeho. My God, Bibiliya iravuga ngo kubw'umuhanuzi Imana yacunguye ubwoko bwayo ibukuye mu buretwa ibujyana mu gihugu cy'amasezerano. Kubw'uyu mukozi w'Imana, iyi Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe mu gihugu, itwoherereza n'abakozi b'Imana. N'amahirwe adasanzwe rero kwakira umuhanuzi w'Imana. Hari benshi bagiye kwambuka kubw'ubuntu Imana yamushyizeho, n'umuntu Imana ikoresheje, batanze amafaranga nka ministry arenga $2 miliyoni z'amadolari, bakora ibitabo babisemura mu Kinyarwanda kubera umutwaro Imana yamuhaye ku gihugu cyacu. Babiha abashumba mu gihugu cyose kugira ngo dushobore kwiga tumenye. Aha rero ndabahamagaye abari hirya no hino Nyamirambo, Kimisagara, uduce dutandukanye two mu mujyi wa Kigali, tuzahurire kuri tapi rouge 22, 23 na 24 saa 10 z'umugoroba. Umuriro w'Imana wamanutse muri Kigali. God bless you. Amen. Abantu bazaza biteguye abantu bazaza biteguye kubona Imana mu buzima bwabo. Abantu bazaza biteguye, tuzaza twiteguye guhura n'Imana. Imana imukoresha mu bimenyetso n'ibitangaza bikomeye cyane. Abapfa amatwi barumva, abatavuga mu bimenyetso bitandukanye, kuko Kristo uko yari arejo uyu munsi niko ari kandi niko azahora ibihe byose. Yes, amen. Amen. Amen.